Haleluya. Twongeye kugushima Imana Data wa twese, twongeye kugushyira hejuru ise umwami wacu Yesu. Tugushyize hejuru nta wasa nawe mwami. Tubonye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Turakwinginze Imana yacu kugira ngo ijambo ryawe uruherekereshe imirimo n'ibitangaza. Uwiteka ijambo ryawe rihinduke inkota ibaga, rihinduke inkota mwami ishwanyaguza ibyo Satani yaba yarubatse ku muntu wawe bidafite umumaro, maze ijambo ryawe rize ryubake ibikwiriye ku mugaragu wawe. Turasengera buri wese ugiye kumvira ijambo ntasigare uko ari, ahubwo iryo jambo kuko ari iry'umumaro rimugirire umumaro mu gihe gikwiriye. Data, ntacyo twageraho utakidugejejeho, ko tuzi neza ko nta yindi mana igira ikimarira umuntu atari Imana yaremye ijuru n'isi yitwa Ndiho. Uriho rero uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Uyu mwanya tuwushyize imbere yawe, Kristo uyobore mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, Imana yongere ibishimire. Mbanje kubifuriza umwaka mwiza, umwaka mwiza kuri buri wese aho uri hose. Imana iguha umwaka mwiza. Uyu mwaka uzakubera umwaka utandukanye n'indi myaka wahuye nayo. Uyu mwaka uzakubere umwaka w'ibyishimo, uyu mwaka uzakubera umwaka w'impinduka, uyu mwaka uzakubera umwaka wo kubona andi mahirwe. Nge tuvugana ndi Miriam Deborah Zulfati, nyobora Kizabonwa Prayer Mountain ndetse na ministry yitwa Second Chance Ministry, ariyo turi kuganira ivuga ngo Imana iguhaye andi mahirwe ya kabiri. Ni isezerano rero Imana yaduhaye. Nkunda kubwira umuntu, nuha umuntu link uzamubwira uti kwinjiramo gusa uraba winjiye mu yandi mahirwe. Imana ishimwe. Kandi nawe wizere ko ijambo ryose Imana izavugira aha ngaha izariherekeresha imirimo yayo, kugira ngo uribonere amandi mahirwe. Wabona amahirwe mu buryo butandukanye. Rero nje kukubwira ngo uracyafite andi mahirwe. Ufite andi mahirwe. Ufite andi mahirwe ntitaye ku byagusenye, ku bibazo wahuye nabyo cyangwa ibyo wanyuzemo. Ngewe nje kukubaka nkubwira ngo ufite andi mahirwe. Ufite andi mahirwe mu buzima, kandi nawe ubyizere, kandi nawe ubyakire mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana, ari ryo tugiye guhagararamo kugira ngo Uwiteka waremye ijuru n'isi riherekeze. Iryo jambo riboneka mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo. Ijambo riboneka mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo, ku gice cya 4 duhere ku murongo wa 9. Haravuga ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Ngo Dema yaransingiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none. Ajya i Tesalonike. Kiresitekenti nawe yagiye i Galeyati. Yagiye i Galatiya. Naho Tito yagiye i Darumatiya. Luka niwe wenyine turi kumwe. Luka niwe wenyine turi kumwe. Niwe wenyine turi kumwe nanjye. Ngo shaka Mariko umuzane, kuko angirira umumaro wo kunkorera. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi rero numvishe nshaka ko tuganira ijambo rivuga ngo ukwiriye umuntu w'umumaro. Umuntu w'umumaro arakwiriye mu buzima bwawe. Ni wowe uri bwifatire icyemezo. Hama dufatanye dusenge, ubwira Imana ngo muri uyu mwaka ngiyemo, uyu mwaka ntangiye, ndashaka kumpa abantu b'umumaro, kumpa abantu bazima. Haleluya. Kandi ntufate umwanya cyane kubagusize, kuba mutari kumwe. Hari impamvu y'Imana. Ijambo ryavuze ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Haleluya. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Dema yaransingiriye ngo kuko akunze iby'iki gihe. Amen. By'iki gihe, hari igihe ugendana n'umuntu ukabona ntimukiri mu nzira imwe. Ibyo ukunze si byo akunze. Nongere nkwibutse we turi kuvugana yuko ab'isi, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ab'isi ntibazabakunda kuko mutari ab'isi. Amen. Hari igihe we wibaza ngo ese kanaka yagiye ati,
kanaka twashwanye gute, kanaka twarekanye gute, uyu twarekanye gute, nje kugukomeza nje kugukomeza nkubwire ngo wasanga ari kugendana n'abiki gihe, ariyo mpamvu mutakiri mu nzira imwe. Amen. Uyu munsi ndashaka kugukomeza ubwira ngo mu myaka ishize cyangwa muri uyu mwaka turangije hari abantu bakurekuye, ariko ndashima Imana ko utaguye. Kukurekuraho barakurekuye ariko ntiwaguye. Niba koko waranaguye ntiwashwanyutse kuko uracyahagaze. Niba ugihagaze rero ufite andi mahirwe yo kubona undi muntu w'umumaro, ahubwo umenye uburyo umusengera. Ni gute uri bumusengere rero? Nuko uri bujye imbere y'Imana ugasobanurira Imana wa muntu yaragiye uburyo yagiyemo. Benshi ntabwo tujya tumenya uburyo dusenga, ugasanga Imana bavuga ngo abantu banjye barasenga ntibasubizwe kuko basaba nabi, ntibazi gusaba. Ntabwo dukunda kumenya uburyo bwo kwisobanura imbere y'Imana. Akenshi iyo tugeze imbere y'Imana usanga tubanza kurira cyane. Ndashaka nkubwira aka kanya, mu bantu watandukanye nabo mu mwaka urangiye, harimo ab'umumaro, harimo n'abatarab'umumaro, harimo n'abarangije gahunda zabo. Wowe ukaba uri kwiruka ku bantu nyamara bararangije. Ayo mahirwe rero ntabwo nzi ahantu wayabona uri kwiruka ku bagusize, uri kwiruka ku bantu mutari mu kigero mw'isi imwe. Hano yavuze ngo kuko akunze iby'iki gihe. Birashoboka ko umuntu wowe wagendanaga nawe wamaze kumusiga. Haleluya. Afite ibindi bintu wari kureba, afite ibindi bintu wari gushaka. Icyo Imana ishaka, sobanukirwa. Numara gusobanukirwa ubashe gusenga, kuko ndashaka kuvuga ngo dukeneye ayandi mahirwe. Ariko aya mahirwe urayamenya ari uko umenya aho byapfiriye, urayamenya ari uko umenye ibya mbere byagenze gute. Haleluya. Ngo arangije aravuga nawe ngo Kilesiketeni nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. Ariko aba bantu umwe yagiye aho undi ajya aho undi ajya aho. Natwe mu buzima busanzwe niko bigenda. Hari igihe uhura n'umuntu mukamarana ukwezi agacaho, rimwe na rimwe hari n'igihe utamenya uburyo yagiye. Hari igihe aba ari Satani wamukunyaze. Ndashaka ubanza usubiremo neza, ko niba ushaka amahirwe ya kabiri nuko wimenya neza. Uyu muntu twatandukanye gute? Ahari ntidushobora kuba twaratandukanyijwe n'igihugu. Oya, igihugu, telefone ibaho, ibintu bibaho. Ese uyu muntu twatandukanye gute? Kuko Imana izanye umuntu imbere yawe, izanye uwo kukubaka, izanye uwo kukwigisha, izanye uwo ari we wese uje imbere yawe afite impamvu aje, kandi iyo mpamvu irangiye acaho. Arangije aravuga ngo Luka wenyine niwe turi kumwe. Ariko urumva ko uyu muntu yari kumwe n'abantu benshi. Ageze igihe aravuga ngo Luka wenyine niwe turi kumwe. Amen. Niwe turi kumwe. Haleluya. Nubwo umeze gutya ariko hari undi umwe muri kumwe. Ariko ngiye icyo nshaka kukubwira, ndashaka ubanza utekereze. Hari abantu bandekuye, barandekuye, barandagwa. Hari igihe wasanga uri kujya imbere y'Imana urira ngo kanaka yarandekuye, kanaka yarantaye, kanaka byagenze bitya nibyo. Ariko se aho uwo muntu ni wari umaze ahari kuba atakigushoboye. Yabona kubwira abantu, iyo umuntu agushyize hasi nuko atakigushoboye. Amen. Wibabazwa n'abakurekuye, ko nukomeza kubabazwa nabo Data arabura hakorera. Ahubwo komeza utumbira imbere. Yaragiye, niba ari umugambi mwiza wamujyanye, Imana izamugarura. Kandi niba ari mubi mureke, nuko ataragushoboye. Amen. Hari abantu bajya bakunda kumbaza, ariko Debora, wowe n'umugabo umeze mute? Nko gatumeze neza. Use iri kuvuga ubuhamya bwawe, uvuga ukuntu wavuye aha, ngo wabayeho indaya, ngo wabigenje gutya, ngo wabigenje gutya, ubwo se nta kibazo? Ndabasubiza nti niwe Imana yampaye, kandi niwe wari unshoboye, niwe wari ushoboye no kwakira ibyo akabyumva nk'umuhamagaro. Hari uwundi utabyemera. Kuba atarankubise hasi ngo ndeke nuko yaranshoboye. Amen.
uyu munsi rero ndashaka ko Imana nkorera umenye neza uwo muri kumwe, ko nutamumenya agahinda urangizanye uriya mwaka uzagakomezanya n'uyu, amarira urangizanye uzayakomezanya n'uyu. Mu buzima bwawe bikomera uba waragiye uhura nabyo, akenshi n'ibyo wagiye uterwa n'abantu. Arangira avuga ngo shaka Mariko umunzanire kuko angirira umumaro. Haleluya. Hano harimo kwiga gusenga. Kanaka yagiye aha, undi nawe yagiye aha. Amen. Sigaranye na Luka, shakira Mariko kuko anyangirira umumaro. Aha ndimo ndakubwira wowe uri kumwe nanjye kugira ngo wige gusenga, kugira ngo uyu mwaka ntabwo ushobora kurangiza udafite umuntu muri kumwe. Uwo muntu rero ntuwiruke kuwagusize, ntiwiruke kuwarangije projet ku buzima bwawe. Nkunda kubwira abakobwa ko nibo tuganira, ari igihe umukobwa aza mushumba yapfuye, umusore yanyanze yambenze napfuye, nkamubwira nti aha byatangiye bite? Ngo urumva ngo njyewe ngo nabanje mfata amasengesho, ngo maze gufata amasengesho ngo mbwira Imana ngo Mana ngo rwose ngo umfashe. None yanyanze, none se urumva ahubwo dufatanye gushima Imana. Wasanga Imana hari ibyikurinze kuko wayihaye projet. Hari umuntu rero Imana yireba kubera ko usenga ukayibwira ngo nkure inshuti mbi, ikamureba wowe ushobora kuba wamureberaga mu bintu, ariko Imana ikabona wenda azagukomeretsa, ikabona azakugeza kure. Haleluya. Yabivuze neza, aravuga ngo wowe agendana n'iby'iki gihe. Hari igihe ab'iki gihe washaka wenda ibigaragara, ashaka abakobwa bameze gutya, Imana yarebe ikabona mbere azagukomeretsa, azakujyana kure. Haleluya. Imana ikavuga ngo reka ngutandukanye nawe, uriya mwaka ikamugukuraho. Imana ishimwe. Ikamwohereza iyi, imujyana mu nzira zitandukanye, cyangwa wowe ikakwimura, cyangwa ikakujyana mu yindi ofisi, cyangwa ikakujyana muri ikindi gihugu. Ugasanga wowe urimo kugira gute, urimo kwiruka ubwira Imana urizwa nuko abantu yabagukuyeho, nyamara yagukuyeho ibibazo. Imana ishimwe. Iki Imana iri gushaka, irashaka wowe usobanukirwe, irashaka wowe. Imana yiteguye kuguhanda amahirwe. Rega haracyari ibihumbi bitarapfukamira Bayali. Imana ifite abandi bo kuza kukubaka. Haleluya. Bibiliya itubwira umwigishwa Yohana ngo ahamagara abantu aravuga ati mugende mumbarize Yesu, niwe n'aha hantu ndi niwe. Yesu arabasubiza, ntiyababwira ngo mugende mumubwire ngo ninjye, ahubwo arababwira ngo mugende mumubwire ngo impumyi ziri guhumuka, ibimuga biriho biragenda. Nanjye nashaka kukubwira ngo uwo muntu ibyo ari byose wagusize yikujyana kure, hari impamvu y'Imana. Imana ishimwe. Arangije avuga ngo Luka wenyine niwe turi kumwe. Ndimo ahubwo ndavuga ngo ufate umwanya nge nawe dusenganire umuntu muri kumwe, uwo muri kumwe uyu munsi. Ntago mvuga kera, uwo muri kumwe uyu munsi, kuko waracyafite icyo ategereje. Ushobora kuba uyu munota utari kureba icyo wenda umushakaho, ariko igitumye Imana ikimushyize iruhande rwawe nuko icyo Imana yamwoherejeho ntabwo arakirangiza. Rimwe na rimwe tujya turebera mu bigaragara cyangwa mu bijyanye n'irari ryacu, ntiduha agaciro abantu turi kumwe. Uwo muntu muri kumwe utarakuvaho, wasanga hari ikintu gikomeye Imana yamuzanye kugira ngo agukorere. Imana ishimwe. Haleluya. Arangije avuga ngo nzanire na Mariko. Bishaka kuvuga ngo hari abandi bantu Imana igomba kuzanira. Hari abagiye ari Satani ubigenjeje, kuko Satani ni umwanzi. Bibiliya avuga ngo ni umujura, ni umwicanyi. Ajya akareba Debora hari icyo azakumarira, agaca inzira. Telefone yanjye igatakara, nkaba mbuze nimero zawe, ugasanga twari dutangiye projet ariko ndazibuze. Mu gitondo ugasanga urabyutse wenda uragiye, ugeze iriya wibagiwe naho nari mperereye. Ugasanga hari ikintu kibaye, bwa bujura Satani arakunyibye cyangwa nanjye arakuntwaye. Abo ngabo iyo ugiye umaze kubimenya neza, urasenga Imana ikabakugarurira. Haleluya. Unzanire Mariko. Imana ishimwe. Ngo unzanire Mariko ngo kuko niwe angirira umumaro.
birakwiriye ko uyu mwaka utangiye wibuka abantu bakugiriye umumaro mu buzima bwawe, usenga Imana koko niba bakigufitiye umumaro, niba hari ibyawe bagifite, Imana ibagarure. Imana ishimwe. Kandi niba ntabyo, ibihorere izana abandi benda kuba nkabo. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, haleluya. Tujya tubabazwa n'abari muri iki gihe nyine, ukababazwa ugashaka gusa nk'uriya, ugasanga byakujyanye kure. Rimwe na rimwe ukajya usanga nta nubwo bituma ubona amashimwe y'Imana, kuko wifuza kuba nk'uriya w'iki gihe, kandi wenda hari icyo wowe ukiri kwiga. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ngo iga gusenga. Iga gusenga, fata umwanya usenge, fata igihe ujya imbere y'Imana. Imana niyo isobanuza, niyo isobanura. Jya imbere Imana igusobanurire, ikubwire. Hera ku mu kwa mbere, hera mu kwa mbere wibuka harya n'abagendanaga nande, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu. Haleluya, mu kwa gatatu. Hari igihe wowe wicara uri umucuruzi ukibaza atari ko wa mukiriya wanjye yagiye hehe? Senga Imana kuko nirondora imitima. Yagiye hehe? Hari igihe Satani yamugiyemo anyuze mu bantu, baramubeshya, baramuguteranyaho. Uyu munsi waramubuze, yagiye ahandi, nyamara urabizi ko iyo yazaga yakugirira umumaro. Imana ishimwe. Hari igihe bibazo utarya, wa mukozi w'Imana twasenganaga yagiye hehe? Nyamara mwajyaga musengana akakuzamura mu mwuka, yarangiza ukazamuka, nawe ukicara uratuje ngo bizaza. Ntabwo bizaza. Hagarara wowe ufata igihe, ntabwo ari ukwicara ngo izana. Fata igihe ubanza usobanure, wicare neza utekereze uko buri muntu yagiye, habaye iki, byagenze bite, noneho nurangiza ufata igihe ubwira Imana ngo Mana, kanaka yagiye aha, niba ari ubushake bwawe agumeyo. Kanaka yagiye aha, niba ari ubushake bwawe agumeyo. Kanaka yagiye aha, niba ari ubushake bwawe agumeyo. Haleluya. Kanaka yagiye gutya, niba byaraturutse kuri wowe agumeyo. Ariko mpera umugisha, mfatanya n'uyu turi kumwe. Arangira avuga ngo Luka niwe turi kumwe. Hari undi muntu turi kumwe, Imana igufatanye nawe. Nurangiza uyibwire ngo nzanira. Haleluya, nzanira kanaka kuko angirira umumaro. Niwibuka ko Debora nkugirira umumaro, nzanira Debora kuko angirira umumaro. Niwibuka ko Claude akugirira umumaro, nzanira Claude kuko angirira umumaro. Niwibuka n'undi Satani yatwaye uvuga ngo munzanire, niba kandi gahunda zabo zararangiye, igizayo. Haleluya. Wiga gusenga, wiga gusenga, nawe ubundi urakomeza wiruke ku muyaga, kandi umuyaga wagiye kera. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe. Hari abantu twiganye kandi bari abanyamumaro banje, twakundanaga, hama nkibaza ariko bagiye he? Buriya nawe wenda baribazaga, ariko bagiye gutya bajya ku YouTube bambonaho. Yo Debora, twe tuzi ko wapfuye, twe tuzi ko uyu munsi barahari. Imana nyuma y'igihe runaka irabanzaniye kuko yari izi ko bamfitiye umumaro. Hari n'abandi twakuranye mu bwana, hari n'abandi twagendanye muri izo nzira zo hanze, hari abandi twabanye mu buzima, nimero zanjye zirabura ariko barazibonye. Haleluya. Iyo Imana ishaka kugarura umuntu, abantu barahura mu nzira. Amakuru ariko amakuru ya kanaka kamuga ati araho, yo ariko yabaye iki, yagiye he, simbizi, nta nimero. Hari umuntu undi buze kuzikubariza, urushene bakongera bakagusubizaho. Uwo ni wa muntu wawe wari ugufitiye umumaro. Ntabwo akazi kawe ari kwicara ngo wivovote ngo usaba abandi. Urasaba abandi, abambere buzi baragiye bate. Banza usobanukirwe abambere uko bagiye, kugira ngo Imana ikuzanire abandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amen. Niba warabwiye Imana ukayibwira ngo Mana, ndi umukobwa, ndumva nkuze, ndashaka kurongorwa, ukabibwira rero Mana, niba ko kubona mbwira iby'uyu mugabo tugiye kubana, wowe ubwawe wamaze kumva kukuze. Niba ubwiye umugabo akakubwira ko azarongora nyuma y'imyaka 3, ni wumva ko uwo muntu mutari mu gihe kimwe. Yavuze ngo nuw'iki gihe ngo wari ngo nawe yaransize ngo nuw'iki gihe. Haleluya. Niko yavuze ngo akunze iby'iki gihe. Haleluya.
we rero yari mu by'iki gihe byo guprofita, nta gahunda yo kubaka afite. Rero Imana iyo imwigijeyo ntabwo ikwanze, irashaka kugutesha igihe. Iyo ugiye rero wirize wifinesha wigira gute, uba uri kwereka Imana ko proje wayijyanyeho utagiriye Imana icyizere. Niba wagiriye Imana icyizere, haleluya, hagarara neza. Ugasanga wagiye kudepoza ahantu Imana yanze ko binyuramo, hagarara neza, hari icyo wasanga Imana yakurinze. Amen. Nje ndimo nakubwira ngo uyu mwaka dutangiye, saba Imana ikuzanira abantu, uyibwire ngo Mana, mu kwa mbere nagendanaga na kanaka yagiye, kanaka yagiye, kanaka mu kwa gatatu, mu kwa karindwi nari kumwe na kanaka yagiye, hari uwo twahamagaraga byahinze bitya, korona nayo yabizanyemo. Sinzi nibi ujya imbere y'Imana, apana kugenda iby'umunota umwe y'Umwami Yesu ngo urumva, oya, jya imbere y'Imana niso, fata intebe wicare. Biravuga ngo fungirana uze tuganire, icarana n'Imana muganire, nimumara kuganira ubwiza Imana ukuri, uhere ku murongo. Uru rugendo ntago warwishoboza, biravuga ngo babiri bishumwe, uru rugendo ntiwarwishoboza. Aho hantu ushaka kudepoza hari undi uzagufasha, icyo gihugu utuyemo hari undi uzagufasha, hari umuntu wagufasha akakugarurira umugabo wawe wagiye, hari umuntu wagufasha akakugarurira ubwenge bw'abana, hari umuntu wagufasha business yawe igatera imbere, hari umuntu wagufasha umuhamagaro wawe ukazamuka, hari umuntu wagufasha, haleluya, iterambere ryawe rikaguka, hari umuntu wagufasha iyo nzu wubaka akakwigisha ubundi buryo uyizamura, hari umuntu wagufasha hano umuntu ageze, hari umuntu baramufashije kugira ngo ahagere. Abo bantu Imana iba yarabateguye imbere yawe ku murongo. Rero uwa mbere yarangije kugira icyo agufasha, caho acaho, hamufata umurongo, ufata ikaramu, ufata ikaye, numara gusenguka uragenda uvuga ngo we waciyeho, nuvuga we waciyeho, nurangiza ukabona abasigaye uvuga ngo ndi kumwe, ngo arangije avuga ngo ruka ubu ni we turi kumwe. Ubanza usobanukirwa uwo noneho muri kumwe, nurangiza ubone gusenga kugira ngo izane. Inshingiye Mana kuri uyu n'uyu munzanire, inshingiye ku byo twakoranye munzanire, inshingiye ku rukundo twakunze munzanire. Nubona abo bantu igihe cyabo cyararangiye, ubwira Imana izana abandi bashya, kuko uyu mwaka winjiye mukeneye abandi bantu bashya mu izina rya Yesu, kugira ngo aho wananiriwe utere imbere, aho watsindiwe ugende, aho byakomereye haza undi muntu akuzamure. Haleluya. Ukeneye undi muntu utandukanye n'uwo mwigeze guhura, ukeneye umuntu utagendera ku by'iki gihe, ukeneye umuntu mushya mu buzima bwawe, ukeneye wa wundi ukuzi kugira ngo aze yongera kuzamure, Imana yongere mukugarurire, kugira ngo uyu mwaka tugiyemo uve muri ubwo buzima ujye mu bundi mu izina rya Yesu. Ibi bintu urabigeramo ari uko wamenye gusenga, ari uko wamenye buri muntu wese uruhare yari afite mu buzima bwawe, ari uko wicaye ugasobanurira data neza buri wese icyo yari afite mu buzima bwawe. Haleluya. Unyemerere nge nawe dusenge. Unyemerere dusenge, ubanze wirukana badafite umumaro mu buzima bwawe, irukana. Hari nabo Satani yatambitse imbere yawe ukajya wibwira ngo ni inshuti, kumbe nabakubwira ibibazo, bakubwira ibintu bitakubaka gusa, bakubwira ibintu bitakubaka, arakuyobora ibintu bidafite epfo na ruguru. Abo nabo niba Imana ibareho nikabona ntaho bazakugeza, yigizeyo mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ubwira Imana ngo amahirwe napfushije ntago bizongera, nkeneye abo kunzamura, nkeneye umuntu muzima unzamura, nkeneye umuntu unzi neza. Yohana yari azi neza Yesu, aravuga ngo uje inyuma yanjye noneho wowe azabafatirisha umuriro. Nawe ukeneye umuntu ukuzi neza, umuntu ukuzi neza ntiwundi mwabanye, ibihe birabatandukanya, ibihugu birabatandukanya, inshuti zirabatandukanya. Uwo niba ari umuntu wawe, senga ubwira Imana utigarura, munzanire niwe ungirira iby'umumaro, munzanire ajya ngira inama nzima, munzanire ajya mfasha, munzanire ajya nkomeza, munzanire. Haleluya. Wongere ukore liste. Uyu ni uwo kunsenya, uyu ni uwo kumbwira amagambo atanyubaka, uyu ni uwo kunsaba mituye, uyu ni uwo
ujye ukore list icyo ni kimana gushaka muri uyu mwaka. List shi ndabona ndi kumwe n'uyu, nibashaka babe babiri muri kumwe. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka nge nawe dusenge, ubwira Imana ngo uyu mwaka ntangiye mu yandi mahirwe. Ariko mbere yuko dusenga, ese nibagukomerekeje ukajya kure, nibakubabaje ukitotomba, ukibagirwa umwami wawe, ukibagirwa imbabazi yakugiriye, nyemerera ubanze usaba Imana imbabazi. Biravuga ngo ibiri mu isi byose nibyo Uwiteka, n'abari mu isi nabo nabi. Icyo Imana yanga ntabwo ari wowe, yanga icyaha gusa. Hamubwira Imana, usubire muti mwami Yesu, mbabarira, nagize ibikomere kubw'abantu, nditotomba, ndivovota, njya kure, nibagirwa amasezerano, nibagirwa ibyo wambwiye. Data ndacumura njya kure, ariko uyu munsi ndagarutse, nsabye imbabazi, nsabye imbabazi. Uburyo naguye, uburyo nahindutse, simba uwo wifuza n'uwo wishimira. Mbabarira Uwiteka, mbabarira. Aho nakosheje hose mbabarira, aho nagiye kure mbabarira. Uyu munsi ungarure mu bana bawe, umpa yandi mahirwe. Nkure mu gitabo cyo kurimbuka, mushyire mu gitabo cy'abana b'ubugingo. Uhereye nonaha wongere unyishimire mu izina rya Yesu. Niba umaze kubyatura dusenge, ugiye kubwira Imana ngo Mana, ndirukana umuntu wese udafite umumaro mu buzima bwanjye. Umuntu wese wari uri mu buzima bwanjye udafite umumaro, umuntu wese utatumaga izina ryawe ryubahwa, umuntu wese utatumaga nkomera, umuntu wese Satani yatambitse imbere yanjye kugira ngo nsubire inyuma, ndirukana mu izina rya Yesu. Niturangiza duhamagare Imana Data wa twese, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi. Iri jambo ryawe ni ukuri Mwami, iri jambo turakwinginze Mwami mwiza, kugira ngo uterwe umwete no kuza aho turi Mwami, uterwe umwete. Iri jambo riherekeze riri mu gitabo cya 2 cya Timoteyo 4:9, uterwe umwete no kuza aho turi Mwami. Terwa umwete Kristo mu izina rya Yesu. Ndakwereka buri wese wagiye kure kubera abantu, kandi mu buzima bwacu dukeneye abantu, ariko buri wese aratuye. Mubabarire Data, mubabarire, amaraso yawe abeze. Numara kubeza Kristo, wirukane. Turirukana buri muntu wese udafite umumaro, turirukana mu izina rya Yesu Kristo. Turirukana abasore badafite umumaro, turirukana abakobwa badafite umumaro, turirukana abo Satani yatambitse imbere yacu, turirukana inkozi z'ibibi, turirukana abanyamashari, turirukana abaje kudusenya, turirukana abaje kudusubiza inyuma, turirukana abaje kutudindiza mu izina rya Yesu. Turirukana ingenza, turirukana abagome, turirukana abadufwifuriza ibyiza, abo Satani yari yadutambitseho, abo yari yashize hirya yacu, abari bafite utugambo turyoshye, abari bafite ubugambo bwo kutubeshabesha. Mu izina rya Yesu, aya masaha turabirukanye, roboze tokorobobo iyabasanderebo, turabirukanye. Uyu mwaka turabirukanye, uyu mwaka turabanze, uyu mwaka turabirukanye. Turitandukanya nabo mu izina rya Yesu. Turabatandukanya n'ubuzima bwacu, turabatandukanya n'imiryango yacu, turabatandukanya n'abana bacu, turabatandukanya n'amateka yacu mu izina rya Yesu. Buri mukozi wese wa Satani wari wazanywe no kubabaza ubuzima bwacu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, turakwereka abo turi kumwe nabo uyu munsi Mwami. Turakwinginze ngo baduhereho umugisha, twigisha uburyo tubana nabo, twigisha uburyo tubana nabo, twigisha uburyo tuganira nabo, twigisha uburyo tuvugana nawe mu izina rya Yesu. Ndasengeye buri wese Mwami ufite inshuti nyanshuti yari ruhande rwe, reka ubahe umugisha, reka wongere ubahe guhuza, reka ubahe gushyira hamwe mu izina rya Yesu. Sengera buri muntu muri kumwe, sengera buri zina ryatureho umugisha. Erega hari igihe Satani kuvaho akajya kuba ari uhiga. Mugotesha amaraso ya Yesu, mwingingire, musabira umugisha. Nabona umugisha nawe azaguhesha umugisha, musabira amahoro, nabona amahoro nawe azayaguhesha, kuko niwe muri kumwe.
kumwe, mu byago muri kumwe, mu byiza muri kumwe, musabire umugisha, musengere, mutandukanye n'ikibi kugira ngo nawe atazakubabaza mu izina rya Yesu. Hamuze duhamagare ngo arangije aravuga ngo nzanire Mariko kuko ari wungirira iby'umumaro. Akanya turahamagara abo kutugira umumaro, abari Kasi, abari Kushi, abari Burasirazuba, abari Burengerazuba, abari mu bihande bine byose by'isi, mwami bakutugirira umumaro. Biravuga ngo abakwemeye bose wabahaye kuba abana b'Imana. Data turakwinginze uduhuze n'abandi bana b'Imana, uduhuze n'abadufitiye umumaro, uduhuze n'abazatugirira umumaro, uduhuze n'abo kutuzamura, uduhuze n'abo kutwigisha gusenga, uduhuze n'abandi bantu badasanzwe mu izina rya Yesu. Urakoze Mwuka Wera, urakoze ko wumvishe gusenga kwacu, urakoze ko buri muntu wese atangiye uyu mwaka afite umuntu muzima ku buzima bwe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.